The Zoom TV 24 turi kumwe na Muchoma umunyarwanda wibera muri Amerika. Ubwo ni umunyamerika. Muchoma amakuru ni fresh bro. Nari mvuze ko ari umunyarwanda wibera muri Amerika cyangwa n'umunyamerika uri mu Rwanda. Bro rero kubera ko nyine hombe ari mu rugo. Hombe ni mu rugo gene gihugu so buranavuga ni umunyarwanda uba muri Amerika cyangwa umunyamerika w'umunyarwanda uba mu Rwanda tu. Sinzi ukuntu twabivuga whatever tu. Hose ni home kabisa. Harimo Muchoma karibu hano hari mu rugo rero. Thanks bro. Thanks for inviting me man. Zoom TV 24. Mani bakomeza ba supporting nabonye ntari biryawe. Naryo. Muze nk'umukristo ukuntu. Ndagerageza. Unyemeza kutudorari rero kera ngira muri Amerika. Amadolari yo niyamye abantu bajya bansaba cyane. Ngaro nabyo kutudorari. Mbabarire cyane. Yaka uramuzi? Man shout out kuri we kabisa n'umuntu wacu ntago namuyobereko. Yaka mbiheruka nambwira ko yenda kuzaza muri Amerika. Ariko ajya mbwira ati umuntu bita Muchoma ndashaka kuzamubona turi kumwe. Buriya se. Buranamukanya buraraza hano araza kunsura. Bro mbwira iki Yaka nawe. Reka nkubwise ukuri. Man Yaka ndamukunda cyane ko no muvandimwe wacu always abavandimwe nibo ba mbere sibyo ariko noneho Yaka man yajya muri Amerika ntago yagafata kubera iki Muchoma ataretse inzoga ataretse imico ibintu nk'ibira bintu by'imico akora yo gusinda akantu k'agacupa bro nagazagafata mwana wa mama ntabwo apfa kugafata nagazagafata yakase nderukana navuga ngo yarakaretse ngo yarakaretse akayoga yarakaretse ni byiza cyane ariko ni n'abana mugira nareka inzoga kandi nabonye ari n'umuntu smart nareka inzoga azatera imbere ariko bitari ibyo nakomeza gutyo aho yajya ku isi hose bazajya no kumufunga wallahi man nkawe umuntu wenda muraza kubisikana kuko ashobora kuza atinze n'ubundi turaza kugirana ikiganiro mu kanya n'ubundi Yakari kushaka kuzajya muri Amerika mugira inama zirenze uko yareka inzoga kugira azabe successful kuko ibirenze ibyo wenda uko twumva muri Amerika amategeko banza adakinishwa bishobora kuzamugendekera nabi niko wenda bitekerezo nkurikije ukuntu utangiye uvuga ati nareka inzoga ubanza inzoga muri Amerika ari ikintu kidakora cyane ntabwo muzi in person ntabwo napfa kumujudginga urumva ntabwo napfa kumujudginga cyane 100% ariko according nuko bivugwa nuko mubona bro icyo kintu cyo paying attention cyane kuko muri Amerika umwe ubwiyunwa cyane inzu bayikwirukanamo gufungwa biroroshye cyane biroroshye easy kugwa DY uri gutwara imodoka wasinze biroroshye ugahita ukamara imyaka myinshi udatwara imodoka so ibyo bintu Yaka ku kintu cyitwa kayoga kuko avuga ko akunda inzoga n'abagore n'inyama gutyo stay away ku bagore umugore no muri Amerika naho ntago ariko agiye yitonda ku bagore kuko muri Amerika agomba kuba stay away ku bagore nyine agatereta ataruko atasinze agateta ari muzima akabazi neza ko ari umukobwa isi umukobwa yankunze kuko biroroshye kugushyiraho case muri Amerika bagatabya kugufunga biroroshye wasinze gusagarira umuntu wasinze bishobora kuba ikibazo case iri big so ibyo bintu agomba kuba careful nabyamana naho ubundi one love ndamukunda nta kibazo kabisa ujye kurikira interview ze Yaka y'umurebye nyine ukuntu atondekanye ibitekerezo n'ukuntu okay mentality reka tuvuge ubwenge yakwibeshaho muri Amerika yakwibeshaho smart kabisa yakwibeshaho cyane ahubwo mbo sinzi nyine kuko nakubwiye ntago nzi ukuntu ntago muzi person ariko icyo ari cyo cyose muri Amerika wagikora whatever uko waba umeze kose muri Amerika ntago wabura ikintu ukora zonga zishobora kukwishyurira rent ushobora kukugaburira ukabaho nta kibazo ariko nyine lakase ikintu cyitwa inzoga kunywa inzoga cyane ukabura focus mu buzima ni ikintu kibi cyane ukabyarana umwana wacu is my big brother urumva icyo kintu azakigabanye
he's gonna be man azatera imbere cyane yifuza wenda birabaye mugeze muri Amerika yakakoza amadega waba proud kamwitangira ukavuga ati uyu umwana wacu kivanga muri always my brother man, always abantu, always my brother, na kwitangira man, na mujya inyuma tu, na mujya inyuma kabisa. Yeah man, na supporting for everything kabisa, kandi niyo yaza no muri Amerika I'm gonna be there bro. namwereka street uburyo ziba ziteye tu namutembeza umujyi nkanamwereka n'abana nkamwereka abana ndishuwa ko batamutera ikibazo wallahi. Hagati aho Trump ngo ararwaye bikomeye coronavirus. Shanje nayo makuru nta nuko nyaze pe man, njye nago nyankunda no gusoma birabe zira izi TV ibi binyamakuru bikomeye kwisi kuko babicururiza inkuru cyane nta nubwo ndishu cyangwa se ushobora no gusanga Trump regamani Trump akunda kiki byatara bashaka gutwika man, nabyo byanashoboka. Ushobora gusanga atanarwaye bro, man uriya musaza man ni smart muri showbiz cyane. Ushobora no gusanga nyine rega wibuke ko bari gushaka bari mu bintu by'amatora kwiyamamaza, so urumva ko kantu kuko nyine gashobora kumuhereza viewers cyane, ariko nanone I'm not sure bivuze like a person, like my opinion. Niba arwaye koko man, I'm sorry man, ndanamukunda cyane. Bro, ndanamukunda, ndabiza abantu benshi baratangira hawe ga Muchoma ni gute ukundira mu president ariko bro ubundi ukundira iki Trump mu president abantu benshi ntago bamwiyumvamo, hari nubwo nta mibare umuntu yabona. Kankubwiza ukuri man, ni opinion ntabwo man, ibure reka nkubwire ukuntu nzi ntekereza njye nanirwa uburyo nsobanura ibintu, ariko reka nkubwire uri umuntu ukunda iterambere, uri umuntu inspiringwa n'abandi bantu. Trump ashobora kuba mu bantu ushobora gufatiraho icyitegererezo. First of all wibuke ko ni billionaire uriya musaza yavuye from nowhere nka businessman ahita aba president w'igihugu cya Amerika. Noneho can you imagine bro, usubwo waba president w'isi, waba president w'isi man, uri umuntu wavagaga gutya man wakarezi, ntago byashoboka. Ikindi kintu no Trump rero abantu batanamuziho rero buriye Trump ni umuntu uri straight. By the way n'ubundi kuri iyi si bundi abantu mbambona abantu bari bakwiriye kuba straight. Ntago ugomba gukorera abantu mu kwaha k'umuntu ngugira ngo mvuge bino ngo abantu barankunda ngo cyangwa ngo abantu baranyanga, uri kubyumva. Trump akubwira nk'umugabo uko abyumva nuko abifiringa, umuntu wihagazeho kandi umuntu wihagazeho ubyange cyangwa ubikundi. Ikindi kintu buri reka nkubwire bakunda kubeshya ngo ni kandi ikindi kintu nkubwira I'm sure Trump nango yanga birabura. Trump akunda birabura cyane, urukumva ko muri speeches bya tweetinga usanga ntabwo yanga birabura. Uriya mutipe ntabwo yanga birabura, ahubwo abirabura nitwe dushaka kuzana kumvisha ko bari abatipe bakora iriya naniye ako abamo iriya shyaka rye. Abirabura bose biyumvishije ko ryanga birabura, ko abantu bose babamo banga birabura, ariko buri cyana gusetsa abirabura nitwe ba mbere twiyanga. No kuvuga ngo ntabwo Trump yanga birabura, ahubwo abirabura usanga ubwo nitwe twiyanga, twifitemo ibibazo twebwe ubwacu. Ikindi kintu uzamenyera umuzungu n'abantu abantu babanye n'abazungu barahita babivuga ko ari ukuri. Nushaka kumenya umuzungu wanga birabura uzamumenya guseka, hey vitesse, hey how are you, urumva uburyarya akakumvisha ko hey you look so nice bla bla. Buriya bo bazungu bateye gutyo mana bisetsa bagusekera ngo you look good ngo you so nice guy. Abera bazungu abo nibo babi burya bengana birabura man, nibo bagira uburyarya, ariko Trump ntago agira uburyarya man. Uramuhuye akakubwiza ukuri bura ntago akubwiza ukuri ne yakubwira man ndakwanga. Ni byiza ko wamenya ko akwanga kandi ashobora no kukubwira straight impamvu nakwanga. So uriya mutipe ntago nshaka kujya muri bya bintu kuri opinion ye, that's my opinion. Ubwo niba hari nabandi that's fine, gusa njye opinion yanjye uriya mugabo ndamwemera cyane kandi respect him. Akunda n'igihugu cya Amerika. Yeah man. Reka dukumbuza n'abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamwe twabona ku makarita abandi tukabona kuri YouTube, tukumva ari ahantu harenze Muchoma twe ntituragerayo. Amerika irarenze koko wenda tutarinjira mu ndirimbo iriko bica bigacika. Man Amerika rero
bro Amerika navuga ko Amerika ngiye nyifata nkaho ari isi nk'ibindi byose nk'ibindi nk'ahandi hari hose ku isi bro ushobora gukubitirwa muri Amerika neza bro ukabona ni dolari rimwe cyangwa n'igiceri cya 25 cya dolari urumva muri Amerika hari ukibura benshi cyane nkuko na hano hari umuntu buri kintu ushobora kuburana na hari baraburara so bro ikiza gusa wenda Amerika yateye imbere wenda mbere ijya gutera imbere kurusha ariko mu buryo bwo kubaho imibereho yose ahari hose bro ushobora kuba successful as long as uri focus uri smart ushobora gutera imbere ari ubona abantu basabiriza akavuga ngo nabo muri Afrika gusa no muri Amerika haba abantu basabiriza tuye tubibona nda tukagira ngo no gushaka gusebanya Amerika ni benshi cyane bro benshi cyane ntashobora mane ngenda tanga cyane muri Amerika ndatanga bisanzwe bro ndi kuri interview gato ndaje ngo amagare papa reka nshiremo off man batandaburiza abirabura nabo bajya bafasha abazungu ara muri Amerika nko tubona abazungu baza abantu bakayagara akavuga ati uyu muzungu barafite urufito n'abazungu barakubitwa man byahatari cyane rwose benshi cyane mani buzima gutera imbere no gutera imbere k'umuntu ku giti cye nagaruka kubera ngo igihugu bakajya batanga excuse bara gutera imbere k'umuntu nagaruka uvango ni igihugu gusa akenshi burya ni wowe biheraho ukamenya isegonda ryawe ukurikoresha wava ku isegonda ukamenya umuntu uburyo ukoresha nisa ukamenya ko ukoresha n'umunsi ukamenya ko ukoresha iyo ukoresha ibyo bintu neza 100% I'm very sure byanze bikumva uba successful nese muri Afrika dufite ababilionnaire cyane turabafite nese si baba muri Afrika kandi barabishakiye muri Afrika so man it doesn't matter bro hari urubyiruko benshi bafite imyumvire yuko umuntu agiye hanze ari bugakira bitekereza iki cyane mu bihugu nk'ibyo twumvisha umuntu yagiye muri Amerika hari n'abavuga ati abaye akazi gaciriritse abantu basuzugura ariko kagaguha ibifaranga byinshi ugakira niko bimeze ntago ariko bimeze kwanza nanakubwira ko n'ubu abana benshi b'urubyiruko kenshi bajyayo benshi baba bari no kunywa ni benshi byatadi benshi urumva baba bari no kunywa ni man so bro ntago ari ikintu cyo kwigutangaza abantu benshi kabisa bari no kunywa ni nta birenze ahubwo ikintu gihari ahari ho ushobora gukira nkuko mbivuze we focus gusa niba ufite inzozi zo kujya muri Amerika ni byiza ko wajyayo buri muntu buriya zonongazo ufite inzozi y'ikintu cyari cyo cyose ni kiza ko ugomba kukigerageza niba waravutse kuza ukavuga ati mana nshaka kujya muri Amerika keep trying niba kwima visa rimwe keep trying kabiri keep trying byanze bikunze uzagerayo niba ufite izo nzozi ariko niba ufite inzozi zo kugira amafaranga man get out the box uko abandi batekereza we get out the box byanze bikunze 100% ugomba kuba successful man ngaye nguko Muchoma duhaye nibura ku ishusho y'ubuzima bwo hanze ariko bakavuga ngo amazi arashyuha nibagiwe wabo wambeho east and west home is best karibu mu Rwanda nanone hanyuma Muchoma iminsi ni mikeya ishize usoye indirimbo yawe indirimbo itari kuvugwaho rumwe ngo niyo tugiye kuganiraho ni indirimbo ibitangazamakuru byinshi byaranayanditse bivuga ko wibasiye mu Imana abandi bakumva mu buryo kiyo bakurikiye video uca Bibiliya duhe tumaze tuheho gato ku kapera hanyuma natubwira impamvu yatumye ibintu nkabiriya bikomeje gukurura impaka iyo ndirimbo iratangira ivuga ngo anko yandi ikibanza gupfa papa arabanza nubwa mbere ndi mu rukiko nje nawe dufitanye imanza waremye abaja urema n'abajanja banza ubyibaze kwanza mbere yuko umereza answer iyi ni question mark wapi sijafika ubuse ko nakuburiye ni maka ariko mana ubu bawo koko ni kibazo yamani ndirimbo bro uribaza kugezana n'ubu n'ibimana bahura bishidikanya cyangwa ni hari ikibigutera bro ntago ndi bujye muri opinion yanjye ntago nshaka kuvuga opinion yanjye kura ukubyerekeye n'imyizerere y'umuntu imyizerere y'umuntu buri cyinshi abari nko ku mutima ariko hari byinshi nibaza nkuko hari na byinshi nese we nta byinshi wibaza mu byerekeye nyuma y'ubuzima cyangwa muri iyi si uburyo ibintu bimeze imyizerere bajya bambwira ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima ndacyabutegereje si ariko mba numva ubyibaza nanjye rero ni byinshi mba nibaza bro ni byinshi muri ya ndirimbo bivuga byose cyane ibintu mba nibaza hari n'ibyinshi nagombaga gushyiramo ariko
ndavuga ati yabaye ndende cyane reka nyigire ngufi ariko ni gutyo tu. igitekerezo cyavuye ku ki inspiration? Inspiration rero nigeze kumva indirimbo y'umutipe, shout out kuri we, singomwe yego tumuvuga izina, ni umutipe waririmbye indirimbo avuga ngo ariko se ubundi Imana ubaho, urumva no mu mahanga no mu bindi bihugu, avuga ibintu byinshi. Iyo ndirimbo nkora ku mutima ndavuga ariko rero man umutipe avuze ibintu by'ukuri, avuze ibintu by'ukuri, numva nanjye nshobora kuyizana muri inspiration noneho yo mu Rwanda y'ibibazo tubamo mu gihugu mu buzima bwa Kinyafurika. Ndavuga ariko nanjye hari byinshi koko nanjye mba nibaza, nanjye ngomba kubaza Imana as a person. Rero muri iyo ndirimbo rero ni inspiration yavuye man. Ahantu ugitekereza ku Mana ukagera bakumva biribanye bro, by'Imana ni birebire cyane nta nubwo wanabirangiza, urumva. So mana nubwo sinzi ukuntu nanabisobanura ariko indirimbo irabisobanura yose, bagenda ahubwo bayumve ebane, bagende YouTube bandike ni ikibazo by Muchoma uwo kabyara we mu supporting. Ndashaka ko iriya ndirimbo igira at least 1 million viewers byibuze. Yama hanyuma Muchoma muri comment z'indirimbo abantu benshi hari abavuga ko watanze message nziza wenda bitewe n'ukuntu nabo hari ibiki bashoboye cyane cyane ku Mana, ariko abandi bakavuga ngo uca Bibiliya sinzi niba ari yawe wenda niba ari yo wiguriye, ariko abantu bakavuga ngo wararengereye ujya guca Bibiliya. Nta offense uyumvamo kuba waraciye Bibiliya? Ako subundi urishuwa ni Bibiliya umuntu uko tuyibona, uko mubibona mugende murebe neza, mugende ahubwo mungere murebe indirimbo neza, mu make sure ko ari make sure ese ni Bibiliya cyangwa ntago ari Bibiliya. Bakomandinge ku ndirimbo, babaze n'ibibazo ngiye nagenda nkasubiza, cyangwa baze hano kuri Zoom TV bandike yo iyi ni Bibiliya, yari Bibiliya, nyuma tuzabigarukeho tu. Wowe ntabwo ari Bibiliya mu ngiye nanze homework, bagende barebe indirimbo ba make sure ko, kuko ndi kumva abantu bari kubivugaho cyane mane byasakuje n'abapaseri hono hose nyine bari kubivugaho cyane, ariko abantu bagende bishirire bavuga gute man birangi amatsiko, bagende barebe indirimbo inabivuga byose, harimo audio na video irabivuga byose, byanze bikunze urakuramo igisubizo cyawe. Hanyuma Muchoma nacyo nendaga kugeraho kuko abantu bafite imyemerero runaka ukuntu bemera Bibiliya benshi bakabana yitangira, ntabwo bufite ko hari abantu bashobora no kuguca wenda kuguca mvuga no kugira igicibwa akavuga ati umuntu n'umwate yemera Imana. Buriya rero kankubwire imyemerere ni ku mutima, njye nemera bundi ko imyemerere ari ku mutima. First of all Bibiliya ubundi ishobora kuba imyemerere y'umuntu, hari umuntu ubona Bibiliya akayibonamo ikintu nyine cy'igitangaza, sibyo? That's fine, ni imyemerere ye. Hari n'undi ubona Bibiliya akaba yabona ari nk'igitabo gisanzwe. Wowe ukibona gute hagati? Je ntago ndi buvuge opinion yanjye. Je opinion yanjye ntago ndi buyivuge. Urumva? Ntago ndi buvuge opinion yanjye, ariko imyemerere y'umuntu ubundi akenshi abari imyemerere y'umuntu ubundi akenshi ni wowe ku mutima wawe. Urumva? Ariko nizera ko ibintu byose akenshi n'umutima. Akenshi n'umutima. Yama kuvuga ngo weho ntabwo dushobora kumenya ngo Muchoma yemera Bibiliya cyangwa ntayemera. We barebe indirimbo, barebe indirimbo irabivuga byose, birebera indirimbo bareta babona n'igisubizo, biroroshye cyane. Indirimbo irabivuga, ariko burya niyo mpamvu twagutumiye, kuko buri indirimbo yateje impaka mu bantu, ukagira amahirwe ukabona wayikoze, kandi yakumara amatsiko wenda kangwa kanakubwira ngo ni agace k'abantu runaka inspiration yavuye, ariko wenda mu myemerere yanjye nose Muchoma ntusenga? Njyewe se no comment bro, cyangwa bigoranye nta n'imyemerere nimwe ya gikristo ya kisilamu ya babudiste y'abate. No comment kuri icyo kintu. No comment kuri icyo kintu kabisa. Ngaye nguko gusa ariko mfite Imana. Mfite Imana nsenga. Tudahuriyeho atari yindi wenda abantu basoma muri Bibiliya. Mfite Imana nsenga. Urabona Imana nsenga itajya imere itambeshejeho neza se. Kubeshejeho neza. Imana nsenga dore muturi neti imaswag nkakora indirimbo iri hit ikunzwe mu gihugu, urumva? So bro, ibyo ni Imana yanjye kandi iranyumva cyane, ahubwo mbabajwe n'abasenga Imana
itabumva urumva umuntu akirirwa ajya mu rusengero ijoro n'amanywa ngo mana hakamo n'abantu banamubeshya bamubeshya mani birababaje no muri iyo ndirimbo harimo mani ibyo bintu birimo bagende bayumve wo kabyara nibyo bintu nashatse kuririmba nkebura na babandi bagenda birirwa bavuga ngo imana bakibagirwa ko n'imana iyo mana basenga kwidashobora no kubazanira ibiryo ku meza nago yabiterura gutya ngo umwana wanjye fata ibiryo urumva so nicyo kintu ndi kubakibura no mu ndirimbo babimenye wo kabyara Muchoma nago pasiteri padiri nago yagusengera jewe se cyo narisengeye je n'imana iranansengera iranankunda uko najya gusengerwa na padiri imana ihari turi inshuti insengera buri munsi ntago pasiteri wapfukama imbere yakagusengera ibyago katura gute se kandi imana ihari ngiye morana nayo tuganira nkaya n'ukuboko uri base bose ubwaje imana yanjye turahura ikama kashe bro urumva ikama ubuzima urumva irankunda cyane ubona kwirirwa njya muri ibyo ngibyo byahehe koko nukuvuga ntiwemera ibitangaza rero abapasiteri bakorera abantu oye kandi imana yanjye kandi jewe riga imana yanjye je byose binkorera live gutya ntago hajyamo harya babita gute man umuhuza n'intermediate ngo ndi bubite n'abahuza cyangwa reka tubita abahuza basi bitagaragara ko mbivuze mu buryo bubi njyewe imana yanjye bro ni gutya nyiha kaboko nanashatse nayihamagara nkanayibwira mana siko ndi kubona nta kintu mfite aka kanya yahita umbwira ati umva mwana wawe genda hariya urahakura amafaranga ubwo wangu iyo mana urumva nakirirwa njya ahandi hantu koko ubwo rero Muchoma nta dini agira njyewe imana yanjye mana irankunda tuba twige ngaye nguko Muchoma nta dini agira reka tugane nk'umuntu utagira idini rero kugira ngo wenda ibintu bize kora oya urabivuze nabi ntabwo nshaka kujya mu bintu deep cyane nk'ibyo ngo by'amadini iki niki ariko niba nkubwiye ngo imana yanjye irankunda turakominikana gutya straight kabisa urumva nta muhuza ngira ngo iyo myemerere ushobora kuyihuje n'abandi bantu batari bake bumva ko iyo umuntu nyine asenga imana ikamusubiza nta mpamvu yo kuba yagenda agapfukama imbere yo kwa pasiteri mu myemerere Muchoma y'indirimbo yawe niyo mpamvu turayigarukaho cyane n'ubundi rebana n'ibintu by'imyemerere hari abantu baforce imana iyo abantu bita imana cyangwa se kuba yemera bibiliya imana bahuriyeho n'imwe hari abantu baniyiriza akavuga ati ngiye kwiyiriza iminsi 5-7 abandi bakajya mu butayu ibyo we ntiwabikora ntujye ubikora cyangwa nanjye nabikora ahubwo uribaza ati ese ibyo bintu iyo mbikoze iranyumva iramfasha niba ujya gusenga buri munsi iyo mana ikakwatsa urumva ikakwatsa ikakugira umuntu mwiza ntugire ikintu ukenera amata ntuyakenera iyaguhereze ntukenera ibyo kurya umwana wawe niba ufite n'umwana ajye ku ishuri urumva iyo mana rwose komeza uyikunde pe ariko imagine niba usenga imana buri munsi ikaba ubona itakumva aho ntabwo uri kuyoba hari iyo mana washatse indi mana warebye indi mana ukayisenga mu bundi buryo iyo mana uje no gusanga usenga n'imana itari yo hari imyizerere abarokore bagira reka mbavuge ko cyangwa bemera imana bavuga ngo isezerano riratinda ntirihere shobora kumara nk'imyaka 100 rwose nta myaka 100 ibaho rero umuntu aba yashaka cyangwa 30 10 15 nose ntabwo ujya bemera amasezerano abantu bahabwa paze mbereka imana nkunda mana imana ngiye nyisaba akakanya amasegonda ikamereza ndayisaba ikabinyumvisha ikabinkorera mana n'ubwo direct asubwo urumva uwo muntu nareba ikibazo uko nanjye ndirimbo mana mavugamo ibibazo byinshi by'abantu benshi basenga imana tu ugasanga nyine ibibazo ni byinshi riga mani isi ifite ibibazo byinshi hanyuma Muchoma wenda nubwo bidakunda nubwo bitanashoboka bitewe n'ubushobozi buke tuba dufite nta koranabuhanga dushobora gukoresha ngo bikunde dukominikane no mu ijuru niba nawe wemera iyo mana yo mu ijuru ntekereza ko ariyo wemera
umuntu wese uhumeka umwuka wemera ibintu bigendanye no kubaho wemera ko abaho kazanapfa akenshi usanga yemera Imana live exclusive Imana na Muchoma muri kumwe n'ibihe bibazo ubona ibirenze ibyo mu ndirimbo ubona ukavuga ati Imana ibi bintu biracyari amayobera ndashaka kukubaza iki one on one muri ibyo bintu nabiririmbye mu ndirimbo ibyo bintu byose nari mfite ububabati biri mu ndirimbo ni ikibazo bagende bayirebe wakabyara baratabumva ibintu navuze nibumva byarukubeshya bagende balakinge no kuko bari ikiza cya YouTube habaho yes na no cyangwa se wandike wapi man indirimbo ntago ari nziza cyangwa se ni nziza ukomeze unayirebe unayisharing ko ni indirimbo nziza byanze bikunze none se Muchoma wenda ntacyo wenda baranajya yo kuri iyo link iri ku hasi ikiganiro bari kubona ko twapininzeho indirimbo yawe wenda banayirebe banayumve banagaruke cyangwa se naho kuri YouTube yawe batange comment ariko bya bibazo bibiri nibura uvuga ati nk'ikintu ushaka kubaza Imana uvuga ati Imana ubundi bakunzaniye live gutya nkuko nanjye undeba iyi Mana nayibaza nakubwiye ariko nakubwiye ko Imana ngiye tubonana live gutya direct gutya ubwo ikibazo cyari cyose nayikibaza ikakinsubiza rero nta mpamvu yo kubivugira kuri kamera ya man Wanwe nta kibazo cyagushobeye ku Mana byose ubona biri clear jewe nkeneye ikintu ku Mana nsenga Imana yanjye nsenga ngiyo nkeneye ikintu bro itibindangiriza ewa nta nubwo yanatinda byibuze n'igihe gitoya ntago yakwemera ngo mbabare tu ntago yabyemera wewe mbese niwe mwana ni direct niwe mwana w'Imana wahatari kuko urumva uri mu bantu bake yashoboye kumenya bashobora kubwira Imana ikintu gahita kibako kandi direct ahubwo abantu nibashaka Imana none se bipfira abandi nusenga nabi ntago mbizi ahubwo bareba indirimbo bibaze bumva indirimbo ko bibaze nike kibazo bro uruva naho ncewe man direct bro ite delivering avoka direct bro asiyo man ayo mana ya ari bina abapasiteri bajye bikinyatsi urabyemera inyatsi ngo zirashoboka bikaba byanatuma umuntu adasubizwa vuba abapasiteri se bacye babeshya byatari inyatsi urazemera arana avuga ati umuntu afite inyatsi oya njewe ntago njya nemera ko inyatsi zibaho nta nyatsi ngiye nemera ko ibaho pe kuri opinion yanjye ari ubishingira ku kintu njewe nemera ko inyatsi niwe uyitera inyatsi niwe uyitera ubwo se nk'urugero wavuga ngo umuntu babyamunaniye ngo afite inyatsi nk'urugero hari gihe bajya bavuga araho dukunda kugira bari kubasenyera akavuga ati urakora wabona amafaranga ariko ntutera imbere ntukayoberwa hagiye izo ni inyatsi papa mwizina rya inyatsi turazirukana webyo ntago byemera none se ubwo ngaho nk'urugero ubwo izo ntago aba ari inyatsi ahubwo wowe nk'umuntu ugomba gutekereza uzubwenge nta n'umuntu wari ukwiriye no kukubwira ibyo bintu kukuyobora cyangwa kukubwira nawe ubwabuze ibibazo byawe niba uzi ko ukorera amafaranga yajire neza inywa agacupa kamwe cyangwa se nitangwe igicupa wiyime usevinge nayo makeya ushaka ikindi kintu wayamaza urebe kariya niba ukorera 100,000 n'urugero uri umumotari niba ushaka kubona miliyoni ntago ubumotari buzakugeza kuri miliyoni ahubwo uvuga ati ariko ubundi ko numva nakunda music cyangwa nakora ubu DJ reka nkore cyane nimba na 200,000 nje kwiga ubu DJ buzampa 300,000 nimba ku 300,000 nimba ku 100,000 nshobora kwiga ikindi kintu nkabona miliyoni so ntago ari inyatsi ahubwo abantu ni wowe nyatsi ni uzitera we ku giti cyawe naho aba pasiteri wo kabyara ekuse ni gute umupasiteri yagenda akagusengera ngo gutya so wananirwa gusengera Imana ko ari yo yayo abantu ahubwo basenga Imana direct nkuko nabikubwiye usenga direct gutya igufasha wikwiriye kujya mu bintu byinshi ngo wabuze ibintu byinshi ndabizi pe nanjye mba mbifite ibibazo pe nanjye ndabifite kandi nkuko nabikubwiye nawe no mu bibazo byinshi cyane no mu bibazo n'indirimbo iri no muri true story yanjye hari igihe byageragiye ukaba wakwiyahura mane mu buzima urumva ukiba wakwiyahura ariko sasa hari igihe utekereza ibintu nasengaga byari mu buryo bubi ahubwo nibwo menye Imana ahubwo Imana nsenga ni papa niba ari papa rero niba ari umubyeyi koko ni gute ataba straight agaba direct ntatuma umuntu ngo amereze ikintu kwereka ushobora gutuma umuntu ikintu akakigabanya akagwa cya kintu yakiriyeho akaburumva rero
shaka uburyo wasenga Imana direct izajya igutabara nta bya intermediate nta bintu byo kujya hagati y'umuntu mana. Okay, banza kubera indirimbo yawe riyoboka Imana, niyo mpamvu twagiye mu bintu by'yoboka Imana cyane. Hari abantu bakunda gusenga cyane, akaba yamara icyumweru 2 ukwezi akanizora abandi akajya gutura kure kugira asenga Imana imwumve. Hari ababinenga rero bavuga ati gusenga cyane nabyo si byiza, abandi bakavuga ati kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. No kuvuga ngo ni umuntu unasenga akaba unakora wenda unacuruza akabutike kugira utazasonza ejo bundi ukabwira Imana ati nk'ibiryo kandi wakabaye unakora. Uhagaze kwizera n'imirimo. Sasa reka nkwereke bera sindi bukunde kujya mu bintu by'amanani by'amadini cyane cyangwa ibintu by'imyizerere y'Imana, kuko sindi n'umuntu navuga ko ntago ndi deep cyane, ntabwo nashobora no kubisobanura. Bino bintu biranakugena nk'imyizerere y'umuntu. Niba uwo muntu akunda kujya gusenga kumva biramushimisha bimumamaho, yewe komeza nushaka kujya unasenga na buri segonda, azorongaze wumva ko wishimye. Niba nawe hari ibyo wumva bigushimishije mu buzima y'isi, nawe giyo ngiyo, kuko icyo duhuriyeho kuri iyi si ni ukurisinzira, ukaryama ugasinzira ukishima umutima wawe ukumva ko wishimye ukaryoherwa n'ubuzima. Nicyo ngicyo ubundi imyaka 40 ingahe niba Imana yagufashije 90 100 nanga ukagenda tu, ko twese twa tugenda tu. Ni buryo rero azonga zumva ko wishimye kuri iyi si, try your the best, kwishima mu mutima wawe, no judgment. Nta judgment kuri ibyo bintu. Yes, Muchoma, ku kibazo tw'amatsiko nye ku bantu bakuze mu myaka yashize ntabwo ari kwanganaga. Ngo sura yarahindutse, yarahindutse, body yarahindutse. Hari ibintu utakirya cyangwa ari byo watangiye kurya ku buryo Imana ni ubuzima tu, no ubuzima umuntu agenda atera imbere buri mwaka buri gihe. Buri mashima ko bashima buri mwaka haba ari inyongera ku buzima bwanjye, ari intambwe yiyongera n'umwaka uzasanga ari ibintu byahindutse. Gutangira kuri account ibyo byose usanga nyine biba bibyibushye tu buri mwaka, kandi inshallah alhamdulillah kabisa. Muchoma, hari ibyo kurya utarya tuvuge aravuga ati nge singira inyama, abandi singira amafi, singira ibijumba. Ngewe rero kubera kuba kuri street cyane, nibyo bintu umuntu yakwanga, nibyo ntabyo nigeze mbona ngo mbyange. Urumva ntabyo nigeze mbona ngo mbyange. Buri muntu wanga ibiryo cyane yego hari n'ababyanga umaze gukura, ariko nkanjye bumva ngewe byose nabaga mfite umururumba wabyo. Icyo ari cyo cyose numvaga ngishaka ko nabaga mfite inzara. Urumva ngewe nabaye kuri street mfite inzara, ndya uturyo naturaguye ku muhanda, ndya rimwe mu cyumweru naho habaye ubukwe. Urumva ko ngewe mane muri make nta kiryo nanga kubuzi kwisi, as long as kitari uburozi. Man, inzara yarashije mbona kurebye. Man, turashima kabisa, ni fresh. Gusa turacyashakisha kugira nyine ngo inzara ntizatwice, n'abazadukomokaho inzara ntizabice. Muchoma, uri mu bantu bakunze kuvuga inkuru zabo bakavuga ko babayeho nabi. Hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo kugera kure siko gupfa. Niko nawe ubyemera? Niyo nayo iyo ndirimbo yanjye yitwa Ubuhamya, n'indirimbo iri muri ayo magambo. Kuvuga ngo nawe wemera ko kure hose wagera. Man, it doesn't matter bro. Waba wavukiye mu Rwerere, waba wavukiye hano mu Kiyovu, as long as mwese mukora nta excuse, as long as uvuga ati nshaka iterambere, man, ugomba gutera imbere tu, nta excuses. As long as we focusinga ku segonda, akagasaha kagenda gutyo pa aka kabora bari kuzajya ureba cyane. Buri munsi karagenda nako kajya kagaruka. Aka kabora nugafuruwinga ukavuga ati ngomba gukora kintu, ngo kurikiza kintu, ngomba kurikiza kintu, 100% ugomba gukira. Uzarebe ni nayo mpamvu abantu benshi bava mu byaro. Uzanareba usanga nko muri Kigali ushobora gusanga abantu benshi bafite amafaranga ubu ngubu ari abantu bivira mu byaro. Ntabwo ari bakavukira 100%, ntabwo ari bakavukira. So kubera iki bwo bakavukira badakunda gutera imbere? Sasa ni kwa kundi nko kwirata. Urumva umuntu ava nko mu Rwerere, nk'iwacu mu Rwerere cyo nta mashanyarazi yahabaga. Wazage muri Kigali ukavuga ati mbega amatara uri kubibona. None yabona umuntu ufite akamodoka, akavuga ati mana yanjye aka kamodoka, noneho yaba ari na hano
umukobwa wese w'umunyakigari akaba atamwemera kubera ko uvuye mu cyaro no especially nk'abantu bava za rwerere mu twebwe tuba dufite n'uburyo tuvuga n'imvugo yonyine na accent umukobwa umutipe avuye mu cyaro akarakwanga iyo yari yakwanze iyo akwanze ugira angry ugira inzara mane none urarakara ukagira n'inzara none byose cyari mukavuga ati man ngiye gukora niyime akakumotiva ngiye kwiyima nikwiye kwiyima byanze bikunze umukobwa azongera nyemere byanze bikunze azanyemera mfite ibipangu rero aba batipe rero bava mu byaro baba bafite inzara n'aba niga bavukiye mu mujyi akenshi ntago ari bose ariko harimo n'aba abenshi avuka afite ari kureba amashanyarazi areba imodoka niba atari ya papa we ni ya uncle we niba atari uncle ni y'umujama we yamuha na lift ariko ivuye mu cyaro nta muntu waguha lift yewe nta n'umuntu wabona n'ahantu yagucumbikira ako umutipe uvuye Kigali wavukiye Kigali we afite n'abandi bajamano niyo bamwirukana mu nzu yagenda bakaba yabona n'abajama bamucumbikira so rero inzara muri abo bajama babiri bitandukanye bya hatari niyo mpamvu ijambo abantu bakunda kuvuga ngo aho kugira utware vewiti ya papa wawe watwara moto yawe wowe uhagaze aho je natwara rwose bafite ibintu byose natwara mbo icyo reka nkubwire nk'icyo kintu ikiza ariyo wiguriye iyo moto wayiguriye uburi smart ku buryo ubuzi neza ko uri kuvizira n'iriya vewiti ariko uriya papa ushobora kumva gusa ndi gutwara imodoka y'aba banje abakobwa barambona tu fresh ntari ukibagirwa ko wowe ni ya papa wawe we nta nigara ufite so which means uwo muntu rero ahubwo keep it up umuntu ngiye nashigikira umuntu ufite moto ye kuko biba bitanga icyizere ko ejo n'ejo bundi azagirana ya modoka yama ngo Muchoma hanyuma Muchoma abantu benshi bakurebye akavuga ati ariko umusore ko tubona bayeho neza afite ubuzima bwiza ko tujya tumva n'amakuru y'urukundo rwe bihagaze gute Muchoma afite abana avunikira afite umugore avunikira bihagaze gute bro no comment aho no comment kabisa twigendere mu kindi kibazo ni kibazo oya ubuzima nashakaga no kubihuza nuko ari amakuru yigeze kuvugwa ko ukundana na Clarisse Karasira ndetse no ku mbuga nkoranyambaga nk'iza YouTube nabwo bikagenda bishyuha koko ukuri kwabyo no kuye ndakundana byaje gupfiraye sasa urabona itangazamakuru umuntu ashobora no kuvuga akajambo kamwe mukakota mugafata ibindi bintu mukabigira ibintu birebire kuvuga ngo nkunda Clarisse it's not big deal man it's not big deal nta nubwo ari nawe nkunda wenyine man ngiye nkunda abantu benshi ngiye nkwanza nkunda abantu benshi cyane si nawe wenyine man nkunda n'abandi benshi so it's not big deal kabisa oya twavuga kumukunda bya bintu byo kuvuga no byavamo n'ubukwe se man ibyo bintu by'ubukwe byo ni indi story man that's big story bro mani ntabwo apfa kugira umuntu umugore ku munota umwe cyangwa ku mukwezi kumwe cyangwa mu mezi bisaba focusing kwanza ubanza umenye wari we iki so mani no comment kuri icyo kintu byo bro man ko abantu bari bazi ko gose Muchoma ejo bundi batazajya babonye igeze Kanombe ufite indabo bakavuga ati yazizaniye Karasira ko bisa kose mani nanazizanira n'undi wari wese azongaze numva ko ari we mahitamo cyangwa ari we turi kuvibinga kimwe fresh tu man ari kugira umutima ukunda hari abantu badacaringa ku bintu by'urukundo akavuga ati ngewe donc nawe urakunda nyine ngiye ahubwo ngira n'ikibazo ndakunda cyane uretse ko nta nubwo nkunda umuntu nkunda abantu benshi nshobora gukunda umuntu akakanya nagera nahari hanze ngakunda undi najya nahari ngakunda undi ubwo ntabwo kwaba ari gufatafata nagaro gufatafata man urakunda kuza umutima ko hari urukundo imana ngikora unyere kandi n'abantu bakaba banyikundira kubera iki sinashobora kubahereza urwa rukundo reka mbihera urukundo nari asurukundo naribi bagira story nyinshi cyane ayo Muchoma ije ngukunda nk'umukobwa niki gituma ukunda umukobwa wenda abakobwa afite icyo bagukundira ariko nawe arjure mu kuvumbura mukunze uwo mukundira iki bro man bare ibintu by'abakobwa ni dance mose ibintu by'abakobwa ni ibintu birebire wenda turebe nko ku mico ukunda umukobwa ufite imico imeze ite myifatire
abantu bakunda abakobwa bari crazy akumva ko umukobwa wimereye gutyo nta kibazo, hari abantu bakunda abakobwa biyorobetse, hari abantu bakunda abakobwa b'inzobe b'ibikara bagufi barebare, wowe uhagaze reka mbahe isidi. Baza abantu bava Kongo, abantu b'abanyamasisi b'abagogwe barabazi, niba babazi bashobora bavuze karagiteri zabo zimwe na zimwe. Rero nanjye ndi muri izo karagiteri kandi mbahaye igisubizo, ahubwo bakorera research man. Muchoma yarahamye no kujya bamwitega ibintu byose no kuzajya mukora research mugashirika ubuti mukore research kabisa. Okay, hanyuma Muchoma uracyari urubyiruko, dusoza urubyiruko bagenzi bawe, hari ibintu byinshi tunyuramo byiza n'ibibi, up and down nyinshi. Hari umuntu uvuga ati ebana nkurikije ku myaka 20 maze struggling ibintu nta ubundi ubuzima bwaranze, rimwe na rimwe bakaba bitamo guhita bajya mu biyobyabwenge bitewe no kubura solution. Ibibazo bibaho, urugero rwiza rw'uko ibibazo bibaho ariko bikanarangira. Urubyiruko niyo nama warugira cyane cyane umuntu ukumva ko, cyangwa umuntu wese wumva ko afite ikibazo akavuga ati ikibazo gishobora no kuba kitazanarangira. Mana, abantu b'urubyiruko rero uzi ikintu njya mbona kijya kitwica cyane se, tugendera kuri vibe z'ibintu biri trend. Urumva, tugendera ku bintu biri kuri trend, umuntu kananirwa ukiyibagiza opinion yawe ikiri inside mu mutima wawe. Urukumva nicyo kibazo cy'urubyiruko rwacu muri iki gihe. Twese ugasanga n'urugero niba hari ikintu kigezweho ukumva ko ugomba kwirukankana n'icyo kintu kigezweho, kandi ntabwo uzi icyo kintu cyakorewe kimane. Bari abantu bari muri business. So niba uri umusore w'urubyiruko vuga ngo ni igiki nshoboye, tekereza ni igiki nshoboye, icyo ushoboye. Kandi bro, nobody ugomba kukubwira ati kino kintu ntabwo gishoboye, never. As long as ukikora amasaha 10 bandi ba Bruce Lee man bakoze ibintu, ba Michael Jackson, biriya bintu byo kubyina babyigaga amasaha 5-10. As long as ushiraho umutima ikintu ukunze, ntakagira umuntu guca intege, uzagikorera ugikorere hanze byanze bikunze uzagishobora. So nicyo kintu giye navuga, never give up, bakomeze batera imbere. Kandi man, ibiyobyabwenge ni bibi bro, aka kaboro man niyo wagakubitaho, ugakubitaho rimwe na rimwe, si nkubwiye ngo ugakubite, ariko niba unagakubitaho rimwe na rimwe kandi ntikagukontrole, ahubwo wowe ugakontrole ikintu cyari cyose cy'ikiyobyabwenge. Stay away kuri ibyo bintu. Ubundi one love bro, mukundane, musupportingane, ntati ku mutima mwiza tu. Okay, Muchoma, hanyuma indirimbo zawe kuri channel ni Muchoma mane, ni Muchoma, ni ikibazo mane, mugende muyirebe cyane abantu biwacu yewe datuwe muse nkaha ariyo ndirimbo gusa muri kumva gusa. Urumva, everywhere bro, everywhere kandi mukipe musupporting Muchoma ni young billionaire aka Bwera Hausio aho ndiyo. Yes sana yeah man. Hanyuma no kuzindi mbuga nkoranyambaga zimuraza kumukurikirana kuri Instagram na Facebook hose ni Muchoma gutyo kabisa urahita umbona tuntarimbi ngo Muchoma badaye. I'll see you badaye. Yeah man, love you guys. Niba ari ikintu navuze kibi mumbabarire basi, ndi umuntu kuri iyi si. I'm not perfect. One love. Yeah man. Okay, nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.